byo kwirirwa twirukanka imisozi ibyo bakubwiye ntubishishoje ahubwo uhise uvuga ngo reka nshyire mu bikorwa kubera ko Imana yavuze. Ese urishuye 100% ko iyo Mana ariyo yavuze? Ndabyibuka nsengeye hari ku cyumweru, hari ku wa mbere, arambwira ngo ku wa gatanu uzagaruke ngo usengere, nzakubwira n'ibindi byose uko bizagenda. Ndagaruka ahita ambwira ngo dore umufiyanse araje w'umunyamahanga kandi ntuzamusubize inyuma. Urumva hari ku wa gatanu. Ku wa kabiri umusore abaraje arantereza, ndavuga ati uziko ibyo Imana ambwiye ari byo. Wandaritse ambwira ngo hari aho nabonye Imana uzaze tujye gusenga. Urumva narahageze, urumva ushobora kuba bari babiganiyeho tempe umuntu wikenereye umugore kandi uyu nguyu nawe nta mugabo afite, bimfashemo cyane ko nyuma naje kumenya amakuru yuko uwo mukobwa wari urimo ampuza n'uwo musore nawe bigeze gukundana bikarangira umukobwa ashatse umugabo. Kubera ko nagendeye mu Kigali kugerana n'isa kikaba cyarankurikiranye, ntabwo nakongera gupfa guhurura ngo Imana iravuze. Yes, nanya ngusuza kandi nizere ko meze neza aho uri hose mu bice byetandukanye, Iburasirazuba, Iburengerazuba, Amajyepfo, Amajyaruguru. Of course nitwa Cheke Ishyaka abanyatena n'abana ukina n'abanyana. Ni Kigali News 250. Dusuraje tandukanye mu bice byetandukanye, twaje gusenya utazanze gusenyuka, twaje gusigiriza ibyo twasenye, twaje gutanga isanamitima ku wababaye. Cyangwa usaba nakine ni subscribe mu minsi mikeya cyane. Ndashimira abantu bamaje kugira mu bantu 75 ba subscribe. Ndashaka twuzuza 100 ubundi twikomereze ibindi byose tuzabiharire Uwiteka. Jya muri commentaire inama inyunganizi nizo tuba dukeneye. Nimba ari amakuru nanone ushaka udabitewe naho uherereye, duhamagare kuri numero ubona kuri screen zawe. Hanyuma buri munsi buri saha tuzajye tubana nawe buri munsi nkuko twabivuze. Tugaruka muri stories zitandukanye, ubuhamya stories za byacitse, byabaye, byagenze bijya byose niko biba bimeze. Burya showbiz. Turakwakira. Urakoze cyane. Amahoro y'Imana wane nawe kandi muhorane. Meze neza nta kibazo. Aramanza ari imengo ari bituzura. Burase meze neza cyane kwisha. Kwagura ngo ari bituzura. Aya mwaka kanya ndikumva meze neza nta kibazo. Okay. Ati ndikumva meze neza kandi baho arambwa ati karandi ntaye bari ko naze gusanga karandi baho turaza no kuganira, ariko hari ubuhamya ugiye kuganiriza abadukurikiye bwo barakugira inama. Nanone n'uzashaka kugira inama, nomero zo tuzashyira ku kiganiro kugira ngo yagusengera, yazagira ibiki, yazagufasha mu gihe bitandukanye. Bizaterwa n'uwo ari we mu badukurikira bajya batandukanye, abari mu Rwanda, abari mu Burundi, muri diaspora, Oman, ahantu hose ku isi baradukurikira ko tugena tubibona. Beze no gushimira abantu bakomeje kusapotinga kugeza aka kanya. Turatangira tubwira amazina yawe, tubwira aho waje uvuye kugira ngo tuganire. Urakoze cyane. Amazina nitwa Imana Betty. Nkomoka mu karere ka Nyamasheke, umurenge wa Bushekeri, umudogodo no wa Gisakura. Ariko kuri iyi saha ndabarizwa mu mujyi wa Kigali ahitwa Kabuga. Ubwo mu karere ka Gasabo. Yego. Numvise ikiganiro watambukije ku isimbi, biba ngombwa ko ngushaka, nubwo bitari byoroshye ariko twaje guhuza nsaba ikiganiro urakinyemerera. Nicyo uzana abakurikiye Kigali News 250. Mbyumvishe neza. Niki uzaniye abakurikira Kigali News 250? Icyo ugiye kubaganirizaho story, ubuhamya n'ibyinshi byetandukanye tuza kuganira. Cyane cyambere mbazaniye. Wenda banatanye nta kibazo. Urakoze cyane. Cyane cyambere nabwira abankurikiye cyangwa se abakurikiye TV, ijambo rya mbere nababwira nuko Yesu ari umwami. Muri Yesu byose biremera, nubwo bitaba byoroshye, nubwo karande zitaba zoroshye, hirya hino ubuzima bugoye, ariko icyambere burya Imana ni idushoboza. Nabonye ugira uti umuryango wose urimo umuvumo cyangwa urimo inyatsi cyangwa urimo shitani, ariko no kuba ukomeza kwizera Imana birashoboka. Ubundi stories z'umuryango wawe imeze bite? Duhere hasi paka tugeze hejuru mwana wawe. Nuko
ukuvuga ngo sitori z'umuryango wanjye uko biri kose ahashize cyangwa se mu gisokuru mbona hari ibitaragenze neza ku buryo hari abo byakurikiranye ku buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ahanini wenda twirebyeho nk'abo dusangiye umubyeyi nk'abana b'umubyeyi w'isezerano, icyo kibazo cyakomeje kudukurikirana cyane kugera iyi saha wenda hamwe no gusenga. Ndabyibuka ubwo mperuka kuri Simbi TV wenda natanze ikiganiro, bamwe baramfasha mu buryo bw'amasengesho, abandi bangira inama. Uko biri kose birimo biragenda biza gake gake, ariko karande zo ntago zoroshye. Birashoboka ko ku ruhande rwanjye wenda bigenda byoroha hamwe no gusenga. Kuri story yawe ni iyihe? Tuze no kujya ku bavandimwe. Ngiye story yanjye ko byatangiye nyine nisanze ndi umwana wa 8 mu rugo, ariko nyuma biza kugeraho nyine sogokuru arapfa apfuye. Ikintu cyaje kuntungura nuko ari njye mwana bakuye ku ishuri kuko abandi bose barigaga, ariko ninjye batumye yongeye nyine ngo ntahe njye gushyingura sogokuru yapfuye. Mu gihe twari benshi twigaga muri interina, ariko nisanga ari njye batumyeho. Aho naho nyine mbibonamo ikibazo kiri difera n'abandi kubera ko ari njye batumye. Uko biri kose mu gisokuru ushobora kuba hari uko byagenze ku ruhande rumwe cyangwa se urundi cyangwa se ku giti cyanjye nyirizina. Tutaragera wenda abatwumva neza, kuba ari we bahisemo ukajya wenda gushyingura sogokuru, nuko wenda hari wenda nk'ibitambo wenda bagutambyemo, ubundi wowe uko uhagaze uri mukuru, niki aka kanya kirimo kiragutera stress cyangwa uvuga ati Imana kuki bino bimba kandi waranira? Ikintu cya mbere kintera stress ni ukubera ko nagiye ngerageza gukora ibintu byinshi bikanga. Icya mbere nakoze ibijyanye na business, nagiye nkora bitandukanye, nkora akabari, ndacuruza, nkora akazi, ariko aho hose nkagenda nisanga ndi ikibazo cyane ko hari amativu amwe namwe inkuru zanjye zagiye zicaho nko kwa Bandahiro Papy we yaje ari Kabuga bari kundenganya bamakato sinemerewe gukora momo nk'abandi, nkabona ari ukwamburwa ubumuntu. Ariko byo somo nakuyemo mu bintu by'ubuhanuzi byo kwirirwa twirukanka imisozi ibyo bakubwiye ntubishishoje, ahubwo uvuga ngo reka nshyire mu bikorwa kubera ko Imana yavuze. Ese urishuje 100% ko iyo Imana ariyo yavuze? Icyo nicyo nibaza. Nanone nkibaza we kuba kubenga Imana yavuze ukabyemera, utumvisha yivugiye. Nyine icyo nicyo cya kigare nkubwira. Ko hari ikintu cyo kirimo ku buryo baguhuma amaso cyo kukujyana ibitekerezo. Oya, ntago bagutwara ibitekerezo, ahubwo ikintu cyose buriya ni imyumvire. Ngiye imyumvire yanjye wenda byakubitanye n'imyumvire numvaga mfite mu icyo gihe, vuga ati ikintu cyose nzajya gukora nzagisha Imana inama. Ariko burya ngo Imana ntigivuga rimwe. Ubushishozi nabuze wenda niyo nza no kujya no gusengera n'ahandi cyangwa atera imisozi n'ibibaya nkagisha Imana inama nkayibaza neza, ntibyari kumbaho. Ahubwo uko babimbwiye ndabyibuka nsengeye hari ku cyumweru, ntihari ku wa mbere, arambwira ngo ku wa gatanu uzagaruke ngo usengere, nzakubwira n'ibindi byose uko bizagenda. Ndagaruka ahita ambwira ngo dore umufiyanse araje w'umunyamahanga kandi ntuzamusubize inyuma. Urumva hari ku wa gatanu. Ku wa kabiri umusore abaraje aranteresa, ndavuga ati uzi ko ibyo Imana ambwiye ari byo? Naje gusubiraho ndavuga se ibintu bambwiye ko mbona biri kuba bimeze gute, urangira iyihe nama? Ngo narakubwiye ngo genda ushaka ibindi bizaba nyuma. Oya, nari ngiye nk'umushyitsi. Uwo musanze wose Nuba ngo ngiye nagiye wandaritse ambwira ngo hari aho nabonye Imana uzaze tujye gusenga. Urumva narahageze, urumva ushobora kuba bari babiganiyeho tempe umuntu wikenereye umugore kandi uyu nguyu nawe nta mugabo afite, bimfashemo cyane ko nyuma naje kumenya amakuru y'uko uwo mukobwa wari urimo ampuza n'uwo musore nawe bigeze gukundana bikarangira umukobwa ashatse umugabo. Tujye ku kindi ariko wenda tuvuge tukivaho, umuntu akubwira ati tujye gusengera ukajyaho cyangwa uracyajya muri ayo masengesho yandi yo mu misozi cyangwa n'ahandi? Ni ukuvuga ngo kuba nahaguruka nkajya ku musozi ngo ngiye gushaka Imana njya ngenda, ariko ibintu byo kujya gusenga mu Kigali ntabwo nyibikunda. Kandi nimba wenda tuvuge ngiye ku musozi runaka, umukozi w'Imana runaka akahasanga akampanurira, ndikiriza ariko mbwira Imana ngo Mana ndashaka ikimenyetso, kubera ko nagendeye mu Kigali kugerana n'isa kikaba cyarankurikiranye. Ntabwo nakongera gupfa guhurura ngo Imana iravuze, kuko na nyuma ya hari abo twagiye duhura bakansengera bakambwira ngo ruriya rugo n'Imana yaruguteguriye, uri kwiga ishuri. Ese ndiga ishuri ritarangira?
nabyo nkumva nyine simbyumva nkavuga ngo nzasenga ubwanjye Imana isobanurire. Icyo nakubwira ko nubwo nagenda kuri bavuga ngo musabe muzahabwa kandi mukomanga muzakingura, musabe muzahabwa kandi mukomanga muzakingurira. Isabe rero kugira ngo ndagusabire. Si nk'ibyo byose se wa mwenda nyine ntiwavuyeho ngo kugira buri wese yigerera hera. Nakisabira nkavugira Imana kwifuza kwanjye ikansubiza itagombye kujya kubinyuza mu bantu hirya hino. Wenda hari n'ukuntu umunyempano yenda gusengera akabona nk'ibintu bibiri akagerekaho ibindi nka bitanu, kandi wenda byose si kuri bubihagurukana, urahaguruka utekereza yenda nko kuri bitatu by'ingenzi, nyamara ugasanga na bya bitatu by'ingenzi wakurikiye nta na kimwe Imana yamubwiye. Cyangwa banje kuneka amakuru yawe yose baba bameze nk'abaganga bamwe na bamwe bagiye batandukanye. Hari abaganga beza, hari abaganga bagira bavura, ariko hari umuganga ujya akabanza akakuvanamo amakuru bahazajya akatati dore ndimo ndera kanaka. Bundi ikintu abantu twagakwiye gushishozaho wenda bari abantu bafite imbaraga z'Imana kuko nayo mavuta barayafite, ariko nimba agiye kugusengera mbere yo kugusengera akabanza akakubaza ibibazo, icyo gihe ubusabwa kugira ubushishozi, kuko rimwe na rimwe araza kuguhanurira agendeye kuri bya bindi byawe wamubwiye, kandi akubwire wumve nibyo kubera iki, kuko yabanje kukuneka. Rero icyo kintu aho isi igeze dukwiye kukigiraho ubushishozi, umuntu akisengera ku giti cye, wanasengesha ukareka guha umuntu amakuru yawe mbere y'uko niyo Mana yamwereka. Si impakanye ko Imana itariho, Imana iriho kandi iravuga, iranakora, iranategeka bikaba, igihindura amateka. Ariko nitugire ubushishozi kw'aba bantu b'abakozi b'Imana b'abanyempano. Mu by'ukuri hari igihe usanga bamwe nyine badupfunyikiye kagira risike ku buzima bwacu. Reka tubiveho, ariko dusaba abakozi b'Imana bo kuri mukomeze musenge cyane, musengere ababikira bizinesi. Hari n'abo nabonye muri no mihanda basigaye birirwa baterana amagambo ari abakozi b'Imana, ntabwo bikwiye, bigomba gucika. Tugaruke mu kwisanga ucuruza mituyu. Muri mituyu wisanga muri mituyu. Uburyo nisanze muri mituyu rero, urumva nkimara gushaka haciyemo igihe biza kurangira ngiye gukora mobile money. Hano njya gukora hari kuri MTN Kabuga kuri Populaire. Nimbyara ariko wageze mu bagabo bangahe? Batatu. Oya. Hari mwabyaranye? Hari uwo twabyaranye n'uwo mukongomani. Nawe ibintu by'ibyanze. N'uwo wundi nyine wari uri tayari gukora ibyo byose. Ni ukuvuga ngo uwo mukongomani niwe wari tayari gukora ibyo byose kuko ariwe twari kumwe. Ariko urumva nyine twarabigerageje, umubyeyi arabyanga, n'umugabo bimugarukaho ko n'ubundi iwacu banze kumwakira. Iyo nayo iba impamvu yo kunyereka ko mu by'ukuri n'ibyo yarakoze yari yihuse, n'ubundi nanze kumubyarira. Ibi ntandaro yo gutandukana kwanjye nawe. Gutekereza ko papa wawe kuba yarabyanze ariko Imana yamuvugiyemo kuko akimara no kubyanga, aho ngo uwo mukongomani nawe yase yisubira. Ngiye niko mbibona, kubera impamvu mbona ko nyine harimo ikibazo, naba narihuse mu gushaka atari Imana yangeneye, cyangwa se wenda ari Imana yabishatse. Ni ukubera ko urumva aho yemereye kujya kunsaba kankwa n'umubyeyi ntiyabyemeye, cyabaye ikibazo ku mpande zombi. Kubyanga k'umubyeyi rero iba intandaro yo kugira gute, yo kuvuga ati n'ubundi se iwanyu ko batanankunda ndajya kugukwa, ko wanze no kumbyarira ubundi ndagukwa ngukwaho iki. Ni uburenganzira bwawe rero gufata umwanzuro ukigendera mu buzima bwawe, nanjye nkajya mu bwanjye. Hari urugo wasangamo harimo akazu gatura twa nyakatsi rwa kera dutoya, harimo ibibindi, harimo ibisabo, harimo ibiki, usangamo ari nk'umusaza uhoramo. Muri famille zanyu cyangwa mu bisogokuru byawe cyangwa kwa baso no kwa mama wawe, nta nugeze ubona ibyo ngibyo, cyangwa bakakubwira ati mara sogokuru wawe burya atekera ibintu binibenda araterekera n'iki? Ibyo rero nigeze nabyumva, ariko kubera ko nari umwana ntazi ibyo ari byo, nta mateka njya numva n'abandi bantu. Urumva ibintu bya nyabingi mu bisokuruza bya kera byo ntabwo byari kubura, kubera ko nshingiye ku kuntu kugera iyi saha wenda byagiye bidukurikirana 95% nahamya ko mu gisokuru kiwacu ibyo bintu byahabaye. Hari abakubwira ngo senga, zira commentaire warazibonye, ntangara bagiye baraza kukugira inama, bakavuga ati senga wiyegereze Imana, wiyegereze Yesu, wiyegereze Muhammad, wiyegereze ibiyegeze iki. Aya masengesho bavuga ngo senge, uranasenga wenda simbizi, hari igisubizo cyo kuri mu kuyabonamo? Ngeri iyi saha ntago navuga ngo uko
kuri iyi saha rero ukuntu mbayeho urumva mpereye nyuma yuko ntandukanye n'umugabo, kuko kugera iyi saha urumva nari kumwe n'umugabo ariko kuri ubu ndi ingaragu ndibana. Byaje kurangira rero dutandukanye nk'uko nabivugaga, ku mutima mwiza ngenda musezera ndanabibona ko bimubangamiye, ndamubwira ati rero nimba wumva kubana nanjye ari byo biguhaye amahoro, kuri iyi saha hari icyo bisaba kuko mbona ko nihuse, reka ngende. Icyo bisaba niwumva ugishoboye bizaca mu mucyo tubane, niwumva utabishoboye kandi ndi singo mfite uburenganzira bwo gukundana n'uwo nshaka kubera ko ntandukanye nawe, ubwo numva utabishoboye ubuzima buzakomeza. Ndasohotse mu rugo ndagenda musezeraho, cyakora Imana iramfasha mbona icyo gukora kuri iyi saha, mfite aka business k'akabari n'ubwo wenda katarenze ariko ndakora. Gusa kuri iyi saha impungenge mfite urumva ibyo byose yabyuririyeho, nyuma aje kumenya aho nimukiye aza kubivanga byose. Pe nari nshyushye ndi mu kazi kameze neza, mfite n'abakiriya n'icyashara, ariko araza arabivanga byose baragenda. Ubu ndi kuri stress yo kuvuga ngo nimuke muri Kabuga ndeba ahandi njya kubera ko yanesheje umutwe. Urumva nagezeho mbishyiramo n'abayobozi babwira ikibazo uko cyagenze, twarabanye ariko ntibyashobokana, turatandukana, ndakomeza urugendo nakomeza urwe, ariko yifuje ko dusubirana, mwereka kondisiyo y'ibisabwa. Mfite uburenganzira rero bwo kuba nabana n'uwo nshaka kubera ko sinkiri mu rugo rwiwe, yakomeza ubuzima bw'akantereta cyangwa akaba yatereta n'undi, ni uburenganzira bwe kandi ni uburenganzira bwanjye kwemera kumuha urukundo cyangwa kuba ntarumu kuko navuye mu buzima bwe. Abayobozi rero baramubwira bati wa mugabo we ugiye uri kwivanga mu kazi kundi, ariko n'ubundi urumva yagiye yamaze kubivanga. Ubu amezi 2 nishyuye inzu, kuko ibi bibaye muri kuno kwezi dutangiye, ubu amezi 2 nishyuye inzu yose agiye gupfa ubusa. Ndi kwisuganya ndebe ukuntu nakimuka nkagira ahandi njya ku mpamvu z'umutekano muke w'akazi kawe, cyangwa urumva umugati wanjye yarawufunze sindi kubona uko nkora. Kubijyanye n'umutekano n'aho ukorera ku buyobozi, ku mutekano w'aho nkora ku buyobozi nta kibazo. Bambwiye ko aramutse agarutse kumbuza umutekano wanjye n'uburenganzira, ubwo nyine babikurikirana nk'abayobozi. Gusa nyine urumva bihoza mu majwi ahamagara avuga ngo azaza, ariko nawe uko biri kose ndakeka ari umuntu mukuru ufite ubwenge. Wani saridene mufite kurya azoze kuri kwishyura. Urumva njye baraka business yakwa business ari inyungu we. Tera nkunga hirya hino nibonera icyo gukora, nasohotse mu rugo rwe rwose musezeye n'imperekeza namusabaga ntigeze ayima. Nafashe mare yanjye y'imyenda ndagenda. Ndavuga ati rero kuba hari ibyo tudahurizaho buriya wasanga atari uruhare rwanjye cyangwa atari uruhare rwawe, reka mbe mvuye mu buzima bwawe. Musezeraho ndagenda. Turimo turagera ku musozi w'ikiganiro, aka kanya arimo urutanga ubuhamya ufasha benshi bagiye batandukanye Uwiteka. Aka kanya ari umuntu ushobora kukubona akagukunda, n'ushobora kukubona akavuga ati bamukobwa uvuga ngo baba karandi baba iki, ugasanga agize ubwoba bwo kuba yagutereta cyangwa ari ibindi wenda gutekerezaho yawe. Bino bintu ntabwo bishobora kugeraho ingaruka nziza, cyangwa Imana yawe niyo kigendana nawe? Ngewe muri byose nizeye Imana, nizeye inama abantu bagiye bangira, kandi mbona kuko biri kose uko byari imbere aka kanya siko biri. Ikintu kijyanye na karande ndasa naho naciye uko biri nacyo, ahubwo icyo mpanganye nacyo icyo ndi kurebaho ni ku bavandimwe banjye, kuko kugera iyi saha nimba ashobora kumara umuvugizi w'abavandimwe, nimba ashobora kuba maze hafi amezi 2 nkoze ikiganiro kandi nkabona impinduka ku buzima, nkabona icyo gukora, nkabona kiragenda, mu gihe icyo nageragezaga cyose nahitaga ko mba ikibazo cyakazamwe impagarara, nsigaye mbona ko ibintu byahindutse, hamwe no gusenga, hamwe n'inama abantu bangiriye, mbona ko ngewe ikintu kijyanye na karande z'urushako n'iki naciye ukubiri nazo, cyane ko n'uwo mugabo witwa ko nasize yarageze ahabona yuko ari nge mugore umukwiye, ariko hamwe n'umutekano wanjye hamwe n'ibikomere ndamubwira ngo reka mbe ngiye, kubera yuko hari byinshi tutahurijeho, reka mbe ngiye, reka ngende nguhigiye, uterete ushaka ubane n'ushaka, nanjye ibindi bizaza. Nta kibazo cyitwa karande ngiye ku buzima bwanjye ngifite, byamaze kuvaho. Gusa nshimiye cyane buri wese wambaye hafi, nshimiye cyane buri wese wangiriye inama, uwamfashije gusenga. Ubu nanjye niyumvamo umuntu mu gihe mbere numvaga ko nta bumuntu ngifite,
aka kanya wenda n'uwazareba iki kiganiro akagisanisha na kiriya nakoze ku isimbi ntago beti wa kiriya gihe ari we yabona w'aka kanya. Nanjye niyumvamo rero ko nasubiranye umuntu ibyari bindimo byangendagaho bansizeho banziritse byose byamvuyeho kubera Imana. Gusa nkutegwa kubera ko nyine numva nta cyizere cy'ubuzima rusigara. Nta cyizere ngiye nari mfite buriya kugira ngo wemere kujya ku karubanda isi yose kubona uvuge true story. Nta kantu na kamwe utegwa udafite n'ipfunwe ryo kuvuga ngo ese ngo baza kubibona biragenda gute. Urumva yuko rwose handi ugeze kure bugeze abona ko nisi kwanze, ariko aho bigeze nanjye aka kanya mfite icyizere cy'ubumuntu, mfite icyizere cy'uko ejo hanjye ari heza. Mu gihe nabonaga ko bahahambiriye kandi koko nasenga n'Imana ikambwira ati nuko nyine uzapfa ntacyo uzapfa ugezeho, nkabona akazi keza ariko amafaranga simenye uko agiye, nagira ibyo nkora ngahomba, gahora muri riske zo guhora nizengurukaho. Ubwo buzima maze kubona ko nabusezereye. Nizere ko wadukurikiye mwabyumvishe neza, nizere ko kandi abayisilamu bakomeje kuba bari mu gisibo gitagatifu cya mwezi Ramazani. Nyabona mwibuke no gukomeza gusabira abantu nk'aba, mwibuke gusabira abababaye, imfubyi, abapfakazi, babandi baba bavuze icyo cyababeshaho ku buzima, abandi baba bafite ibibazo byinshi bumva ko kubaho badakwiye kubaho. Mukomeze mu basengere kuno kwezi cy'umweru cya mbere cyo kuba twasaba Imana ikakira ubusabe bwacu. Kuri icyarimwe kuvuga nomero zawe. Nimero yanjye ni 078 40 65 160.